Pacifique ni umuyobozi mukuru wa BTN TV aratubwira uko bamenye inkuru y'akababaro y'urupfu rwa Celestin NTAWUYIRUSHAMABOKO ndetse n'amakuru bari basanzwe bazi agendanye n'uburwayi bwe. Nakoze Celestin mu minsi ishize yigeze kurwaraho ajya mu bitaro Kibagabaga bazi kumuha transfer CHK aravurwa aroroherwa nako yarakize kuko nyuma yaho yamaze mu bitaro yamaze nk'uko hafi kwezi adakora ariko yamaze gukira amaze koroherwa neza kuburyo yagarutse no mu kazi. Muri minsi nk'itatu ishize ndumva yaraje hano, ntabwo twaganiye cyane ariko ubonaga ko akomeye, ubona ko atangiye gusubira mu buzima, ubona ko nta kibazo afite. Yego yagitora agatege, ubona ko yego nyine nta ntege nyinshi afite ariko ntabwo byamubuzaga gukora, byaba gukora ibiganiro no kuripotinga bisanzwe mu makuru. Nimugoroba hafi nka saa moya n'igice ubwo bambwiye ko yarembye ari muri koma mu bitaro bya Kibagabaga. Ubwo mugenzi wanjye n'ubwo bakimuhamagara bayimubwiye bavuga ko ubwo tuhajya kureba mu gitondo uko bimeze. Mu ma saa sita z'ijoro n'iminota 4 ubwo batubwiye ko yashize mu mwuka, ko birangiye. Bivuga ngo uretse uburwayi yagize mu minsi yashize nta yindi minsi myinshi kuva asubiye kwa muganga yari amaze mu bitaro? Gusubira kwa muganga banza yasubiye hejuru kuko ejo nibwo babimbwiye. Ubundi minsi yose yari ameze neza, ubona ko nta kibazo afite. Uburwayi se yari amaze iminsi afite nagiye no kwivuza ubushize nibwo bwamuhitanye cyangwa haje ibindi bitunguranye? Mbere kwa muganga bari babuze icyo arwaye ariko bamuha imiti yo kumufasha. Kugeza ubu ngubu ntago twabona neza ibisubizo byo kwa muganga, umva ni mu byabaye nimugoroba. Ubu tugejeje kugira tubone ibisubizo byo kwa muganga kugira ngo tumenye neza icyamwishe. Mu bijyanye n'akazi birumvikana ko uri umukozi wari uri mu kazi, ni ikintu kiba gikomeye kumukoresha, ariko se n'ubuhe murage afite muri BTN? Celestin ntabwo ari mu BTN gusa, navuga itangazamakuru muri rusange, uruganda rw'itangazamakuru mu Rwanda, kuko yari umunyamakuru w'itanga, yari wa muntu utabwiriza ubwe uzi kwibwiza icyo gukora. Hano navuga muri BTN ko uburyo tubana nk'abavandimwe, nta umukozi cyangwa umukoresha, tubana nk'abavandimwe kandi niko twakomeje kubana, niko twabanaga. Nkanjye twagize amahirwe yuko twakwanye bya hafi na hafi, haba nko mu biganiro cyane nk'igihe twakwanye tuba mu gihugu mu rwego rwo kwegera uturere, kubyo navuga ko umuntu wabona ko afite yakwaga umwuga w'itangazamakuru n'ubushake, ubona ko ari ibintu bimurimo atari kwa kubera akazi, ariko ari kwitanga koko, ari ikintu akora akunze kandi azi ko afasha umuryango nyarwanda muri rusange. Kuko kenshi na kenshi yakunze gukora reportage zijyanye n'ubuvugizi, umva ko yabikoraga ubona ko azi icyo arimo gukora n'icyo nabafasha. Dusoza ubutumwa ku muryango we ndetse no ku bandi bantu baba yakoreye ubuvugizi n'abakundaga inkuru n'ibiganiro yakoraga muri rusange, ubutumwa baha n'ubuhe? Ubutumwa ni bumwe, ni ukwihangana kuko twese nirwo rugendo niho tugana. Ndumva ko ngo nta byinshi nagira, icyo navuga nuko no kwihanganisha umuryango we n'abakunzi be n'abandi bose muri rusange.